Amahoro y'Imana kuri mwe mudukurikiye ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Turi muri rwa rugendo rwo gukomeza kwiga amasomo agiye atandukanye ndetse n'inama za buri munsi, ibiganiro biduhugura kandi bikanatwungura ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo dukomeze tubane. Turicyari muri rwa rugendo rwo gukomeza kwiga amasomo agiye atandukanye, gusa uyu munsi turagaruka ku kintu bita business. Hari igihe uba ufite amafaranga yawe atari menshi ariko ukavuga ngo reka nkomeze ntegereze igishoro kizaboneke, ariko hakaba hari izindi business ntoya ziciriritse ahubwo zishobora kugufasha kwihuta kugira ngo ubone n'icyo gishoro uba ukeneye kinini. Akaba ariyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kureba business zigera ku 10 ushobora gukora, by'umwihariko ariko abantu mutuye mu mujyi cyangwa abantu mutuye ahantu hakunda guhurira n'abantu benshi. Izi business nimwe zireba, asabwa kuzikurikira kugira ngo wumve. Hari igihe ufite nk'ibihumbi 500 ariko ukavuga ngo negereje miliyoni 2, negereje miliyoni 3, kandi wakagombye gutangira aka kanya, bikagufasha no kubona izo miliyoni 3 wifuza. Wenda niba wifuza gushora mu kintu runaka, watangirira ku kindi kintu gishoboka kikagufasha kuba wabyaza amahirwe ibyo uri gukora, ukabona n'izo miliyoni 3 ushaka kugeraho. Twihuse, business ya mbere ushobora gukora ahantu hahurirwa n'abantu benshi cyangwa se mu mujyi, mu gihe ufite ibihumbi 500 cyangwa wenda n'ibirengaho gatoya. Business ya mbere ishoboka ndetse inihuta mu gihe wayikoze neza ni business yo kudelivaringa ibiryo cyangwa kugemurira abantu ibiryo. Ngira ngo murabibona yuko hari abantu baba bakora akazi runaka nk'abantu bacuruza cyangwa bakora n'utundi tuzi dutandukanye, ariko akaba avuga ngo saa sita ngewe kujya muri pause birangora, kandi no gukomeza kubwira umukozi ngo nzanire ibiryo nabyo ni ibintu bigoye. Hari igihe aba yasigaranye abana cyangwa nawe ari mu yindi mirimo, ariko nyine agakenera kuza gufata amafunguro ya saa sita. Abo bantu baba bahari benshi, ahubwo ugasanga rimwe na rimwe ntanabona n'akanya ko kwinyabya kuri restaurant ngo ajye kuba yafata ibiryo bya saa sita, akenera umuntu uza kubimuzanira. Abo bantu rero wagenda ukabishakaho ubumenyi, ukiga guteka neza, hanyuma ugapatana n'abantu, ukaba ufite abakiriya bawe, ukavuga uti iyo saa sita zigeze mfata akagare kanjye cyangwa akamoto ngatembera ngenda mereza abantu ibiryo, hanyuma bakajya bakwishyura, nawe ibintu bikabasha kugenda neza. Aha ngaha nta bishoro bya danje biba bikenewe, kubera yuko niba ufite ibikoresho byo gutekeramo, ukaba ufite ibikoresho byo gupakingamo ibiryo mu gihe ugiye kugenda, byaba byiza ukaba ufite n'akagare, ibiryo urabitwara neza, ibintu bikagenda neza, kandi nyine ukiga gukurura abakiriya ku bijyanye niba uteka ibiryo bimeze neza. Urumva ntabwo uzabura abakiriya, bazajya bagenda barangirana, ibintu bikomeze bigende fresh. Ikindi kintu cya kabiri cyangwa se business ya kabiri ushobora gukora uri ahantu haboneka abantu benshi cyangwa se mu mujyi, business ya salon de coiffure. Ni ukuvuga ngo aba ari business ushobora kumva iciriritse, kubera yuko hari igihe ubaza umuntu uti ukora iki? Ndogosha cyangwa ndi umukwaferi. Akenshi ariko ni mu cyaro. Mu mujyi nkeka yuko ari akazi gakomeye cyane. Iyo rero wogosha waramaze kwandika izina cyangwa se babona ibintu byawe bikora neza, nkwibutsa ubundi kintu kugira ngo cyawe kiraninge, nuko nyine ushyiramo ikintu gituma abo bantu ko kubabona ukwiye kubakorera serivisi yawe utanga ari nziza. Nicyo gituma nyine abantu bahora bakwizera bakaza gukoresha serivisi cyangwa kugusaba ibyo ukora ngo nawe ubashe kuba wabafasha. Salon de coiffure rero ushobora kuba wenda nk'inzu zo muri Kigali cyangwa zo mu yindi mijyi itandukanye, usanga inzu akenshi ihenda. Gusa ufite ibihumbi 500 ushobora gukodesha umuryango w'ibihumbi 100, ukagura ibikoresho bishoboka bikeya watangiriraho, ugatangira business kandi nyine amafaranga akaboneka. Iyo ni business ya kabiri. Business ya gatatu ni ugukora ibijyanye na transport cyangwa gutwaza abantu, by'umwihariko nk'umuntu uba uguze ikintu ahantu. Ngira ngo mujye mubibona nko mu mujyi cyangwa mu masoko, hari ukuntu umuntu agura ikintu ariko akaba atari bukitwaze, ukabona nawe wenda nta n'imodoka yari anafite yo gutwaramo ibyo bintu, na transport yihuse afite. Hari abantu rero baba bazi guhirimbana ku buryo aba afite akagare kiwe, niba ari utuntu mu boss amutumye ku isoko agahita dukubita nko ku kagare akatujyana, niba ari umuntu urangwa mu isoko uri kugura utuntu tugiye dutandukanye, mbega ukaba update nyine ku buryo ubuzi ngo ibirakabira aha n'aha. Niba umuntu ashaka gutwara iki kintu, dahita nihuta ngende nyimutwaze. Ikindi ahangaha ikintu ukora, kubera ko uba ukunda gufasha abantu gutwara utuntu batujyanye mu rugo, atari nka kwa kundi uvuga ngo ugiye gutwara amakara cyangwa n'ibindi bintu biremereye, ushaka akagare kameze neza gafite isuku, ugashaka igikapu cyo kujya utwaramo ibintu, ukajya ushyiraho utuzigo twawe ukatudelivaringa mu rugo cyangwa se bitewe n'ahandi hantu uwo muntu yaba atujyanye. Icyo kintu nacyo kirakora cyane cyane ahantu mu mijyi cyangwa mu masoko, ahantu hakunda guhurirwa n'abantu benshi cyangwa bakenera gutwara ibintu runaka babijyana mu rugo cyangwa babivanayo, ni ikintu gishobora gukora. Ikindi business ya kane ni ugucuruza ibikoresho bya electronique. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ibi ni ibikoresho bihenze bisaba n'igishoro kirenze, ariko ubu ngubu hari bikeya cyangwa se iby'ingenzi ushobora gutangiriraho
kubera yuko nka telefone zikeneye amaposheti, zikeneye ama antibloke, amaradiyo akeneye ibikoresho bigiye bitandukanye, ikeneye utumikoro, kandi ibyo ntabwo ari ibintu birangura amafaranga menshi. Ku gishoro cy'ibihumbi 500 ukaba wabonye agasite ukoreraho, niyo wabwira nk'umuntu ucuruza ukamubwira ati makabanza hano ku ruhande ku mafaranga ukodesha inzu yawe, tuzajya tureba ukuntu tubibarana cyangwa tugure n'umuriro. Iyi ni business ushobora gutangira ibintu bikagenda neza uhereye ku dukoresho dukeya cyane. Wowe icyo usabwa ni ukubaka umufana cyangwa kubaka umukiriya, ukamwubakamo icyizere kugira ngo n'ubutaha nawe azarangire undi. Iyi ni business rero yo gucuruza ibikoresho bya electronique, yaba ibya radio cyangwa ibya telefone n'ibindi byose birimo nk'amafirigo cyangwa amapasi. Ugahera kuri dukeya dushoboka, hanyuma ukazabigenda wongera uko ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane, kandi ukiga gukora buri kintu cyose mu buryo bwa business. Iyo tuvuze business ni kwa kundi uvuga ngo ngewe niba nangiye business aka kanya ndashyiramo ibintu byanjye runaka ndashora, ariko iyo byiyongereye nanjye nongera business. Apana kuvuga ngo ndacuruza gusa niba inyungu ibonetse mpite nyijyana mu bindi cyangwa nyabike. Wowe uko inyungu ibonetse uhita wongera ukagenda wagura, nibwo bavuga yuko uri gukora ibintu mu buryo bwa business. Iyo rero akaba ari business ya kane. Business ya gatanu ni ukwiga gukora amasabune. Kugira ngo uyu munsi wa none mu Rwanda ibintu byaroroshye, umuntu aragenda akiga gukora amasabune, akiga gukora amaglycerine, akiga gukora imigina y'ibihumyo. Abana bari gukorera amafaranga hano hanze, nawe rero wabyiga, cyane cyane noneho nko mu mujyi abantu baba bakeneye amasabune ya buri munsi, yaba ari ayoza amakaro, yaba ari akoreshwa muri toilette, yaba ari ayo gufura, yaba ari gukoresha ibintu bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ikintu bita isabune, ubundi hari business ziba zitazahomba. Ntabwo abantu bazarekera koga, ntabwo abantu bazarekera kwisiga, ntibazarekera kurya. Niyo mpamvu umuntu uzi gukora umugina w'ibihumyo, umuntu uzi gukora amasabune, umuntu uzi gukora amavuta, ni business nyine bazahora yikorera ku giti cye, kandi amafaranga akagenda yinjira gake gake. Usanga umuntu yaratangiye ayikorera wenyine, yarereye nko ku 200,000 akiga gukora ibyo bintu, ariko nyuma y'imyaka 2 ugasanga afite abakozi bagera mu 10, iba yarabaye company. Niyo mpamvu rero umuntu ikintu cya mbere agomba kwiga no gukora ikintu cyose mu buryo bwa business. Ikindi kintu cya gatandatu cyangwa se business ya gatandatu ni ukwiga gukora cyangwa se ugashyiraho ikintu bita ikinamba, car washing. Ni kuvuga ngo iki kintu ari igihe wumva ngo car washing cyangwa ikinamba, ukumva ari ibintu birenze cyangwa bisaba amafaranga menshi. Ntago ari ibintu birenze, kubera yuko igihe waba wabonye ahantu hari amazi ameze neza ukahandikisha yuko aho hantu ugiye kuhakorera, ushobora gutangiza amafaranga make cyane, nawe ugatangira koza imodoka z'abantu bashoboka bari aho hafi babibona cyangwa se bashaka iyo serivisi, ugatangira ukabakorera, n'abandi bagenda baza gake gake. Icyo bisaba ni ukuba wakwandikisha ahantu ukorera, kwandikisha business yawe muri leta, ngira ngo murabizi. Ikindi ukaba werekana ahantu nyine ugiye gukorera, akaba ari amazi, ndetse ukaba witeguye no kwakira abantu bakugana kandi ukabakorera serivisi, ibintu bikagenda neza. Iyi business rero mu mujyi cyangwa ahantu bakunda kuba hari imodoka nyinshi, ni business yakunda kandi ikaguhereza amafaranga mu buryo bwihuse, ukabasha nawe kwavansa ndetse ukaniteza imbere. Business ya karindwi sasa. Business ya karindwi turaza kuyisanga mu bintu bijyanye na serivisi za mobile money. Serivisi za mobile money yaba mu cyaro cyangwa mu mujyi ni business ushobora gukora, kubera yuko abantu tuba dukeneye amafaranga, yaba ari ukubikuza. Ikindi ushobora no kugishyiramo agashya ugashyiraho na serivisi za banki, ukajya ufasha abantu mu buryo bugiye butandukanye. Iyi rero ni business ushobora gufata kandi ntago ibamo risk nyinshi, kubera yuko hari nka business dukora ukavuga ngo ejo hashobora kuzamo risk bikagenda nabi, nkongera ngahomba ngasubira hasi. Ariko nka business ya mobile money keretse bagutuburiye, narabibabwiye, iyo bagutuburiye nibwo serivisi cyangwa ako kazi ukora bishobora kugenda nabi. Ariko iyo uri ahantu hari abantu benshi bakenera guhora babitsa banabikuza, aya mafaranga araboneka cyane. Ikindi kugira ngo ubikore nyine bisaba kwegera umuntu ubikora cyangwa ari usanzwe abikoreramo, akagusobanurira step by step. Dukeneye abantu kugira ngo twiyungure ubumenyi bugiye butandukanye. Niyo mpamvu nanjye nzanga kugira ngo ibyo nzi mbiguhereze, nawe igitekerezo cyawe gishyire muri comment kugira ngo dukomeze dufashanye mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma rero ushobora kwegera umuntu uko serivisi za mobile money ku 500 mukaganira, akakubwira ati ibintu bigenda gutya gutya na gutya, nawe ugashinga agasitano ugatangira kwikorera serivisi zawe za mobile money kandi amafaranga akaboneka. Business ya 8 rero ni business ya makeup cyangwa ibintu bijyanye n'ubwiza. Abana b'abakobwa hano bari gukorera amafaranga hano hanze, abandi mwicaye sinzi ibintu murimo. No kuvuga ngo akenshi iyi ni nkaho ari akazi dukunda gusangamo abakobwa cyangwa abagore, akenshi ari bo babikora, ariko nyeka yuko n'abagabo bamaze kwisantura basigaye bakora buri kintu cyose cyabaha amafaranga. Iyi business rero yo gutera makeup, yo gusiga abantu ibirungo ugasanga umwana bamusize ameze neza cyane, ni business ishobora kugufasha nawe ukiteza imbere, cyane ko ni ibintu bitajya bibura
ibiraka byo gukora kubera yuko abantu bose baba bashaka gusa neza, noneho byongeye abakobwa cyangwa igitsina gore ndetse n'abahungu. Sinsigaye mbona n'abahungu bajya gucisha inzara se cyangwa no gukora utundi tuntu dutuma basa neza. Ikindi nk'igihe wenda bari gukora nk'amavideo bari gushutinga cyangwa ari nk'ubukwe, bashobora gupatana ukagenda ugakorera abantu benshi kandi nawe ugacira amafaranga menshi. Ikintu rero cya makeup ni ikintu nacyo gishobora kukuzanira amafaranga kandi mu buryo bwihuse, byo nta nubwo bikenera ibikoresho byinshi cyane. Ikindi kintu cya cyenda cyangwa se business ya cyenda ni ugucuruza second cloth cyangwa se imyenda caguwa. Ushobora gushinga agasite ahantu, ibi ntabwo birangura amafaranga menshi bitewe n'ibyo n'urugero ushaka gutangiriraho. Ni ukuvuga ngo urugero twafashe urugero rw'ibihumbi 500, kubera yuko hari gishobora kuvuga ngo njyewe ndi kumva mfite na miliyoni nayo wayishora, ariko twe twafashe urugero rw'ibihumbi 500 kugira ngo niba uyafite adakomeza gupfusa cyangwa ngo utegereze ngo aziyongera cyane ngo ubone kuba watangira iyo business. Ibihumbi 500 rero kuri second cloth cyangwa ku myenda y'ibiseke niye n'abayita caguwa, watangira ugacuruza ibintu bikagenda neza cyane. Hari n'abantu baba bazi gucuruza online, uragiye kuri TikTok ukajya online ukagurisha ibintu byawe, apfa kuba nawe nyine uzi gukurura iki umukiriya. Twiga gukurura abakiriya no kubana n'abantu, mpora mbibabwira buri gihe dukeneye abantu kugira ngo dukomeze tuzamuke. Business ya 10 ari nayo ya nyuma ni ubucuruzi bw'imbuto. Ushobora kuba uri umukobwa cyangwa uri umumama cyangwa uri n'umusore, ushobora kwiga gucuruza imbuto. Ikindi ushobora no kujya urangura imyaka igiye itandukanye yo kurya ukagenda ugacuruza mu isoko, ibintu bikagenda neza. Ariko aha ngaha ibanga ririmo no kwiga gukorana n'abantu bo mu byaro, kubera ko akenshi izi mbuto cyangwa n'ibintu by'ibihingwa bituruka mu cyaro. Wakiga gukorana n'umuntu wo mu cyaro akajya bigushakira, hanyuma nawe akagufasha, ukamufasha ukuntu mwajya mukora transport byoroshye akabikugezaho, then ugacuruza ibintu bikagenda neza. Ntago mu mujyi wabura abantu bagura ibyo kurya cyangwa se imbuto muri rusange, nawe ukabasha kuba wakwiteza imbere. Bonus ya nyuma cyangwa se business ya 11 ari na bonus, ni business ushobora gukora mu gihe waba uzi nk'ahantu bya nyabyo hahurirwa n'abantu benshi kandi bakunda kuba bakeneye kurya cyangwa se kunywa, ugafata firigo yawe ukayihajyana. Haboneka ahantu ushobora gucaginga cyangwa se gucomeka firigo, hanyuma ugashyiramo utuntu two kunywa, ntabwo wabura umuntu ugenda agira inyota ngo aze agure. Ni business idasaba ibintu byinshi, kubera ko agafirigo kawe uragatereka. Niba ari ahantu ku muryango w'umuntu runaka ukora ikintu runaka w'umucuruzi cyangwa se uba wikorera utundi tuntu aho ngaho, ushobora kugashyira ku muhanda aho ngaho nawe ukajya uhereza abantu icyo kunywa. Ni business yunguka kandi idasaba ibishoro byinshi. Niyo bonus ya nyuma nari mbafite. Rero wowe icyo ngusaba no gukora subscribe, dukomeze twibanire mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko bigaruka kuko babiduhugura cyangwa se bitwigisha inzira twanyuramo kugira ngo natwe twigeze ku iterambere. Ikindi ushaka gusobanukirwa neza amategeko y'amafaranga, kora subscribe kuri Bridge Link Finance, ubundi dukomeze twibanire. Ngende Kivu West rero ndabashimiye tuba twakomeje kubana, murakoze.